Yego mumeze mute muraho neza inshuti zacu twagarutse nanone Roserine ndashaka kutangira kino kiganiro no mbabwira ngo ukwezi kwiza kwa 12 kuko turi mu byiza byo kurangiza umwaka mu minsi mikuru hano rero haba hahiye ndashaka kuza kubereka ukuntu hano mu mujyi wa Sannes muri centre ya Sannes bitegura Noheli kandi Noheli ubundi hano bafokasinga ku bana baba bateguriye ahantu heza bakinira ukwezi kwa 12 kose haba hafunguye reka tujyane dutembere umujyi wa Sannes umeze ute imeze bite kwikubitiro turahera ahantu ni heza cyane twaje hari amapartema henze bya hatara ari hafi y'amazi hari ama office hari amashuri so ndagenda mbereka kabisa aya mapartema buriya rero kuhabona imwe ewan ari mu mujyi hagati umutima wa Sannes ariko abahenze bya hatari ako hano nitugiye kureba n'ahantu abakire bahanga Baparika Ubwato hano turareba na parking y'Ubwato turabereka ku murenge ahantu abantu basezeranira turabereka bibliothèque turabereka umujyi wose muri rusange biro by'intara y'akarere ka Imena turabereka ahantu hose kabisa uyu munsi naje mfite umwanya murabona ko twarinze kuzinduka byatari kugira nako kuza hagati ku munsi ubundi aya nga turi mu masaa 4 ahubwo banza ari saa 5 minota 12 urumva ni hagati y'umunsi ubu bugiye kwira niyo mpamvu umuntu abavuga ati reka umuntu yibe ashaka ukuntu abona umwanya aze noneho abakorera ikiganiro hakibona kugira ngo mugire icyo mubona adawazi ubu niyo mpamvu mwabonye tutati dropping n'ibiganiro byinshi haza umwijima umuntu arangiza akazi umwijima waje ku buryo rero nta wafata ikiganiro hatabona uravuga utireka mbyihoze nimbona umwanya noneho nzashaka umwanya ari kumanywa nse nkubatembereza iminota mike kugira ngo ujye kwira twarangije kuvugana hano hepfo ndabona ari amapartema aya ni amapartema nari yayo hari yabereke ari nayo ni meza yose ni inzu n'amapartema abantu babamo aya ni amazu yo kubamo kabisa aya ngari ko yihagazeho gaze ngana y'abaherwe baraje barebe parking yabo y'Ubwato shaho buryo usanga abantu bahanga bafite ubwato bwo kugendamo kabisa muri rero abantu abanyafrika bagenzi bacu umugera muri Norvege cyangwa mu bindi bihugu bavuga ngo twagafashe wagafashe gutaragura ufite ubuhe bwato ufite parking y'Ubwato Baparika turahazi nanjye mu gihe muri Afrika iyo umuntu afite imodoka ubona ari umubosi ariko hano umuntu afite n'ubwato bwe kabisa komine hano ubu ufite imodoka ubu ufite hita ubu ufite apartema nk'ingiyi itaguserereza iri mu mujyi hagati ubu ufite none na parking y'Ubwato bwawe hari umuntu yewe dukorana yarambyiye ati maze amezi 3 mu nyanja ndaseka nawe ateye gukomana mu nyanja yati ni umugabo wanjye afite ubwato twari turi mu bwato n'umuryango wose mu nyanja amezi 3 uri kubyumva nta tike indege baguze bagiye muri vacances bamara amezi 3 bari mu bwato bwabo so rero ibi ni ibiro by'umurenge wa Sannes noneho babyita road huse ahangaha rwose niho abantu baza gusezeranira tumusheri uramuzana hano muri babiri wa babiri nabonye abazungu babikora ari uwa babiri kabisa ariko abanyafrika baba baje hano nabonye babikomeza bagasezerana baje nyine nka kwa kundi muri Afrika bikora bari ari benshi ariko ubundi hano ni uwa babiri hano ho duherutse kuza no gutorera no hari twatorera hano no babiri ibikorwa byose hano nyine muri uyu mujyi niho hari ibiro by'umukuru w'umujyi nyine abaze sinabonye n'ubundi ibintu byinshi hano bikorerwa online ni online ariko hano hari igihe biba bisaba ko umuntu ahaza bitewe n'ibyo uje kwandikisha ariko ibindi byinshi biba bibera online guys muri kubona rero uyu mujyi mukareba mukafata ese ko uri empty buri gihe mujye mutubwira ngo abantu bari ngo where is people ko tutababona aba bantu rero kuri aya masaha bari bize bose bari mu kazi nuko tutaberetse hano muri ibi biro byo umurenge abantu bose bari bize bari ku kazi bimwe mu bintu nakunze bya hano naka gaparikinge k'amagare karanshimisha kabisa buryo ahantu hose hahurira abantu benshi yakorerwa akazi aba ari parikingi y'amagare ariko aka gaparikingi k'amagare rero ikintu cya mbere nicyo kintu cyonyine cy'ubuntu kibaho muri mujyi yose yiba hano ikomeye parikingi y'igare ni ubuntu ariko iyi modoka kuyibona babikaze kabisa bita uburyo byumiwe muri iki gihe byakokotse kweri kabisa uyu mujyi twize kuwutembera muri sama ibitari amababa ari munange ariko neza none byaranze rwose
hari ubukonje ariko ejo bundi hari umuntu abonye abaza ngo tuba turi kuri dogere ingana gute ubukonje kuri temperature ya kangahe. aha ngaha uyu munsi ntabwo hakonje cyane, turi mu 10 ntabwo haba hakonje cyane, haba hakonje ariko si cyane. Twageze kuri za parikingi z'amazi bashare baba boss tuye aha ngaha ukaba wifite n'ubwato bwawe ubu wumva utuje, imodoka yo kukujyana mu kazi ka buri munsi, waba ushaka guciringa watse ubwato bwawe ukagenda uraciringa mu mazi ntare. Basha cyane twabonaga muri filime. Wajya kubibona muri filime? Najyaga mbibona muri filime none ndabibonye live. Wabonaga bigeze bitese abantu bafite amato? Wabonaga nyine abantu bafite amato bavuga zundi umuntu agira ubwato gutakajya mu bwato akatsa kirukanka. Je nabibonye mu ndirimbo zo muri Nigeria, indirimbo ya Peace Square yabakoranye na Rick Ross, niho hari mu bwato kabisa nk'ubu ngubu. Yana hariya hirya ariko burahari ni bwinshi cyane kugira ngo wenda ni bukeya, ariko parikingi y'imodoka kwituvuna nk'ahantu hafite niyo bavuga ubwo hari abantu bafite amafaranga. Iyo ufite amafaranga wageze kuri iyi level yo kugira ubwato ntabwo utekereza ngo ndabuparika, ugomba kwishyura parikingi abantu ya burundu ukaguramo ikibanza cya parikingi. Ntabwo waba ugira ugitekereza ngo parikingi ngo irahenda ngo ibiki. Ubwato kabisa umuntu akaba afite ubwato bwe. Abantu rero bameze nk'abo bafite ubwato donc niyo agiye no ku kazi ubona rwose abavuga ati njye naragafashe byararangiye, ajya ku kazi kugira ngo atarwara depression yo kuguma mu rugo avuga ati reka njye ku kazi njye umunsi w'icumi. Si ubuzima si ubwa filime ubu ngubu. Ya ni amato y'abantu ku giti cyabo kabisa, ntabwo ari aya leta, ntabwo ari aya transport. Nyende kuvuga abantu babiberaho muri ubu buzima nubwo muri filime kabisa. Babishimye sha. Ugenda uhegera urareba ahantu barira, haba harimo naho kurira. Ubwato bukaze nabwo hari naho kuryama ahubwo. Reba icyambu kabisa. Urabona aha hantu hose hari amazu yose akikije hano kuri ano mazi ni amapartema, ariko ngiye barungu baransetsa rwose. Noneho ngo inzu ifite idirishya rireba ku mazi barayihenda. None se n'amazi yo kureba koko amazi yose bafite birirwa bareba amazi, ariko bariza kuvuga ngo ndishyura inzu amafaranga menshi ngo kugira ngo ndebe. Ufite inoze, ufite view nziza. Njye nabonye abantu bahanga batabitekerezaho cyane. Ahubwo nanone yaba waruvuze ngo wenda umuntu utunze ubwato wahangaha ukuntu hano izuba riboneka igihe gitoya n'ubundi yaba hakonje ubu ngubu bwinjoyinga ryari. Ariko narakubwiye ko Sunnes ari Kigali yo muri Norvege. Ariko ntabwo hano hakonje cyane da. N'ubu ngubu ushatse ntiyagenda akinjoyinga. N'ubundi nabonye neje yaraguye. Ntabwo wujyamo kuzuba gusa. Nta neje twe tugira tumeze neza. Reba sha. Tumeze neza. Noneho reba ukuntu baba barubatse inzira banyuramo bagiye kubujyamo dore ahantu wihaho paritse. Abari he ubwato ni bwiza bya hatari. Umuntu agira kuri uru rwego Imana izaduha amafaranga. Ahubwo reka nkubwiye uzi ko ahubwo perimi yo kubutwara ni bwoko. Nayo nabonye bayishaka ariko sinabonye hano bayishaka. Oya ahubwo ngiye numva ngo umuntu wese wavutse muri za 70 ntakeneye perimi. Nuko baba barayuko kera babutwaraga bose. Ariko ubu ngubu se nkanjye ubwo nyine natwe tubushatse no kuyishaka perimi. Dore ngubu twabwegereye abantu bajyaga bibaza ngo bimeze bitera nk'uyu nguyu tumeza n'udutebe akoresha sha bari ku nyanja baparitse bari kurya. Abantu na cuisinier rega barateka bakagera. Twabwegereye rwose mu Irebere. Babwegereye. Uyu munsi turawatembereza turabazengurutsa wose uko wakabaye. Turavano tujya kubereka ukuntu abana babategurira Noheli hano n'ahantu bakinira. Reba kweri ubuzima bwo muri filime. Hari abantu benshi bajya bibaza muri Sunnes bibliothèque iri heduru ngiyi Culture House hano harimo bibliothèque kabisa. Abanya bafite ahantu ha library abantu bajya bagasomera ibitabo ku buntu kandi ibitabo byose no gutira ibitabo ukabagitiruka kijyana ukazakigarura nyuma y'ibyumweru 3 wakirangije fresh. Bazengurutse mu mujyi tubereka imyiteguro hano ukuntu imeze. Tunutubara ariko hako tubaye twana nabonye duhe. N'ahantu rwose umuntu asohokerane
akajya kurya ye nta byaha. uturesitora amaresitora nabonye ahenda kabisa, arahenda kandi ibiryo kandi byose ibiryo byabo bibishye kubi. Nta nubwo uhagasha, abantu bazi neza barabizi ko gusohoka akajya kurya muri resitora rwose wapi ni uguta amafaranga. nta nubwo uhagasha, nicyo kibabaje. Hano haba hari na sinema, ntuza sinema iri hano imbere muri ya Culture House kabisa, niho berekanira filime. Yego, ubwo najya kuyishyura, nabonye binahenda mu rugo, mfite interinete ntayirebeye mu rugo. ako wajya ureka ibyo bintu, reka umuntu agenda hariya kugira ngo agire ambiance, yavuge ko yasohotse yageze hanze. Wasohotse iki ko ari wagera ugasanga ibintu bakunda ntago ari byo mukunda. Oya ubu narareba, haba hari horeri ureba filime bashyizeho nimba uyikunda. Nanjye nigeze kubaza kureba filime ya Jennifer Lopez rimwe gusa kabisa. Nabonye biryoshye se. Ndeba biryoshye, hari ahantu kugura popcorn ukicara ukumva hari ambiance tu. Iyo yari filime y'urukundo ituje biba biryoshye, ariko yari y'abana abahuza utwana gusa. Ukuntu bacanye imiriro sha. Aka restaurant kahangaha, iyi niyo restaurant ngo yitwa Egun, ingihenda kubi. Iyi ni y'ababoss. Ariko abonye iriramo abantu bashaje babibereye muri panse bayakoreye kera. Bayafite. Ariko naka design ntabwo henze cyane, naka design kayo ni keza. Design kayo ni keza kabisa. Nako babahaye ibintu byo kwifubika. N'akazi gake kabisa. Ariko ko nta bantu bahari, se nuko ari mu gitondo. Hano masaha n'ay'akazi. Mukanyisha umunsi kwa gatanu bose baraza n'umugoroba. Baraza kurya. Kandi urumva baraza muri weekend. So rero guys, murebe nabonye Kigali nayo mwarayitatse bya hatari. Noneho murebe na hano rero Christmas ni y'abana, abana nyine babashyize igorora, barabatakira bakora ngo ahantu bita ngo Winterland. Noneho hano kubera ko neje itagirwa cyane, urumva bagerageza kubikereya ku buryo abana baza babona hameze nka winter kandi nta snow yaguye. Ya restaurant nayo ndabona bayidesigninze kabisa. Ni ku meza ariko niko yari sanzwe imeze kabisa. Iri mu mujyi hagati, abantu razi kwirira. Ahantu ho kusohokera, ahantu heriya iminsi. Ahantu heri bubakiye abana. Urabona nyine, ariko ahangaha ibintu nimba narabibonye, ibintu by'ibikinisho by'abana, ibikinisho nk'ibingibi ndabizi ko bijya biba no muri Afurika. No Kigali biba bihari kabisa. Na hano rero biza rimwe na rimwe, ntago bihoraho. Babishyiraho ari uko ari igihe nk'iki nyine bagira ngo abana bishime, nta kindi kabisa. Kakangaka se n'undi ko nabonaga ari ahantu ho gukinira no kuvana na mbere, ahubwo nuko wenda bahadesigninze. Gashyira ibikinisho binini, ashyira hari abantu bazi gushaka amafaranga, nk'umuntu washyize aka gashopu ahangaha ko kugusha ice cream. Hano hantu haba hari ama-activité menshi. Ndabona bacuruza n'udusosiso. Twa dusoso twabo tubiha kubi. Ariko nabonye ari sawa nuko ahubwo tuba tugize. Twokeje turaryoha. Nk'udukinisho tw'abana hano. Gare. Uyu ni umuhanda wa gari ya moshe y'abana. Ariko ubona ko abana hano bararyoherwa kabisa. Baraza bakishimisha rwose. Kaza ukarya ama-ice cream. Ese urya ice cream muri ubu bukonje bwo biba byoroshye. Biba biryoshye wana. Ahubwo ndayikumbuye. Ice cream ni ibintu byo kwinjoyinga. Ubwo ntabwo biba byoroshye kabisa. Urabona nyine ahangaha niho abana baza gukinira. Ndabona nta bana bahari bagiye ku ishuri kandi. Barahari, ubwo nuko nyine tuba tutemerewe kuberekana. Ariko bitemewe, ariko ubundi tubibutse ko ari muri centre aho gufatira gari ya moshe, amabisi. Ni mu mujyi ba designinze gutya, bahita ngo ni Winterland, Winterland se nabisobanura gute? No nk'ubutaka bwa winter. Rero babidesigninze bigira gutya kugira ngo abana bajye baza hano bishime nyine. Mitako nizere ko abantu bari kuyibona. Ndabona bashyizeho na sinema ya danje. Hano n'ubundi bajya berekana amafilime. Bajya berekana amafilime kabisa. Bafite reba ikirugu se hano. Avuga ikintu nabonye hano ni cyiza, nuko iki kirugu kiri natira ari igiti nyagiti. Nta giti nyagiti. Bashyira muri centre biba bigize. Uzi ko hano araho kunyerera se. Ahanga ntihandi banyererera. Bya birugu twajyaga tubona kera tukiri abantu ngo n'abanyarwanda benshi basigaye barabyanze.
sigaye bakoresha ibya plastique. Uzi ko hano bahashyize barafu naho kunyererera, hano naho kuza kunyerera ku mapine wambaye twatunyuze tw'amapine winyereza ariko utayimenyereye ndabona haje abana bagiye kuhanyerera amana abangaba turahabereka rwose, turahabereka nta birenze. Wow, siko biri serious ntago bari bavuze ngo ni muri Winterland, ntabwo ase Winterland ko nta neje dufite, kumbe barayikireye nayo ni hatari kabisa, batangiye kunyerera abana. Wow, anako wow, corona hano hantu hararyoshye kweri, uziko n'abana baza bakanyerera kuri ice se. Yani twababwiraga ngo hari amazi, hari inyanja ziba ice, abantu bakazijya hejuru bakanyereraho gutya. Nibyo nakubwiraga ko banyerera hejuru y'inyanja. Nabyandi natwe kera twakoraga tunyereza ku byondo bana no ku mitumba. Ariko abana baba bambaye ingofero zo kwa proteja. Bimeze neza kabisa. Umuhanda wa gari ya moshi isanzwe gari ya hejuru. Urabona hano turi mu mujyi hagati, nta kibazo. Rero guys, twagira ngo tubereke ukuntu hano bari kwitegura iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani, kandi dukomeje kubifuriza imyiteguro myiza ya Noheli n'Ubunani. Mwakoze kubana natwe, turabakunda, bye bye.